abantu benshi icyo nkikivuga bigishijwe ko ubugingo buhoraho ari kugira ngo ububone ari itike ugomba gukorera ugashakisha iki gihe uri muri ubu buzima. Hanyuma iyo tike wamara kuyibona ugakora ushakisha itike y'ubugingo buhoraho, hanyuma bitewe nuko witwaye wamara gupfa, then ubwo bikaba bivuze ngo nyuma y'ubwo buzima nibwo uzabona ubugingo buhoraho. Bityo bitewe n'imyitwarire wagize mbere mu gihe ukiriho, bikadetermina cyangwa bikaba ari byo bigena, bikaba ari byo bishyiraho ubuzima uzabaho nyuma y'urupfu. Ubwo none ubwo buzima bwa nyuma y'urupfu bikagaragara yuko hari igihe Yesu azagaruka n'ibindi byose nk'uko abantu babyigisha, bikarangira bigaragara ko ubuzima tubayeho nonaha ari bwo buzagena ko ujya mu ijuru cyangwa utajya mu ijuru. Bityo noneho iyo umesinze up, iyo ubyangije uri muri ubu buzima, ubwo biba birangiye. Nuko inyigisho yigishwa. Ariko nubyumva neza ukumva concept y'ubugingo buhoraho, uraza gusanga icyo kintu kitaba ari ukuri. Kubera ko niba ubugingo buhoraho turi kuvuga ko ari nonaha, then ntabwo bivuze yuko bisaba gukora cyane kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ibyo bigahita bigaragaza ko ubu nonaha abantu benshi badafite assurance y'ubugingo buhoraho. Icyo nicyo nshaka gutindaho uyu munsi. Ukwiriye kugira assurance y'ubugingo buhoraho nyuma y'uko wumvise igisobanuro cy'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni nonaha, ntabwo ari ibyo tuzahabwa. Nanone ntabwo ari ibyo twe dukorera, ntabwo ari ubuzima tubamo uyu munsi bugena ubugingo buhoraho niba uzabona cyangwa utazabubona. Ubugingo buhoraho tububona nonaha kuko twizeye, kuko twamenye iby'urupfu rwa Yesu, ko urwo rupfu rwatwinjije, rwatangije, rwaduhaye, rwadushikirije ubugingo buhoraho tubamo nonaha. Uyu munsi ndashaka gutinda kuri icyo kintu kubera icyo abantu badafite assurance y'ubugingo buhoraho. Biterwa n'impamvu nyamukuru imwe ariyo kuba batarigishijwe neza